nuko abanyarwanda twese dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutagiraho uruhare. Nifuje gutanga iki kiganiro ubumwe bw'abanyarwanda ko ariyo mahoro arambye mu gihugu cyacu. Ndibuka ko icyo gihe batanze udupapuro 30 basaba buri muntu udupapuro 10 bakandikaho umuhutu n'iki, udupapuro 10 umututsi n'iki, udupapuro 10 umunyarwanda n'iki. None mu kintu cyantangaje igihe udupapuro 10 twavugaga abahutu, twavuze ko abahutu ari imbwa, ari ibigwari, ari abanyabwoba. Tumwe ntabwo ari twose, sinibuka umubare wanditse gutyo, n'abandi banditse ko ari umuntu mwiza cyangwa iki. Ku mututsi nabo habonekamo abanditseho ngo ni inzoka, ni umugome, ni iki, n'utundi twanditseho ibindi. Noneho ku munyarwanda 10 ku 10 bose bandika ko umunyarwanda ari intwari, ko umunyarwanda ari umuntu mwiza, ari umukozi. Ibyo rero byanteye kwibaza, ese bishoboka bite ko umuntu iyo mwambuye wa mwambaro w'ubwoko aba umuntu mwiza kandi nyamara ari wa muntu umwe? Iyo umwise umuhutu, umwise umututsi, abimbwa inzoka, wamwita umunyarwanda akaba umuntu mwiza. None nkavuga ndetse kuki niba ubunyarwanda bwacu tubukunda, kuki atari bwo twagumana aho kugira ngo dukomeze kuri ibyo bintu by'amoko? Hari umwanditsi w'umuhanga witwa Michel Elias asobanura ko irondakoko cyangwa amacakubiri ari igitekerezo cy'umuntu umwe gusa cyangwa agatsiko k'abantu bashyiraho ibimenyetso cyangwa ibirango fatizo bashingira mu bacamaho abantu ibice ku nyungu zabo runaka cyangwa se ku nyungu za politiki. Cyambere usanga hari abantu bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu usanga bavuga ngo abatavuga rumwe nabo bafite amacakubiri cyangwa bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko wareba ugasanga mu by'ukuri bazi neza ko ibyo bavuga atari ukuri, ariko kubera izo mpamvu za politiki bakazana icyo kintu. Kuko nk'umuntu uvuga ngo gusaba ko urubuga rwa politiki rufungurwa mu gihugu ngo umuntu afite ingengabitekerezo, ngo ari abantu bifuje gushyiraho amashyaka ngo ntimubemerere bafite ibyo byose, mu by'ukuri bagombye kubona ko ni ibintu bizana amacakubiri, ni ibintu biza abantu kwisanzura mu gihugu cyacu. Ibyo abantu badahawe amahirwe amwe mu gihugu nibyo bikurura amacakubiri, ugasanga abantu bagiye kwihuza nyine kuri za mpamvu zitari zo zitwa ngo ni ubwoko. Nkunze kuvuga kenshi ko niba abantu batabona ibintu kimwe atari abanzi, ahubwo ko kutabona ibintu kimwe byagombye kutuberamo isoko y'imbaraga yo kubaka igihugu cyacu. Ikibazo kandi ntabwo tugisanga gusa kuri bamwe mu bari butegetsi n'abavuga ko tutavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo kibazo kirimo bibabaje ko usanga turega ubutegetsi bwa Kagame ko butwima ngo aho tuganirira cyangwa aho tugiraho impaka, ariko hagati yacu wasanga umuntu mutavuga kimwe ugasanga uramwanze, cyangwa wasanga umuntu akorana na kana ukavuga ngo kuko uriya muntu hari ibyo dupfa, bikaba impamvu yo kubihindura urwango. None ukibaza ukavuga utese niba tuvuga ngo turashaka impinduka nziza mu gihugu cyacu,
tugasanga muri YouTube niho turo dutukanira, niho mbese twagiriye ahantu ho kwirirwa tujombana ibikwasi. Kavuga nese ibyo bitwunguye iki? Cya kibazo by'ubwisanzure tuba tuvuga turega abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu by'ukuri twe tuba tubarushije iki? Niba no hagati yacu deba ubwacu tutayemera, kuko utanze icyo tutemera cyangwa uvuze icyo tutemera, nawe tumurwanya, kuko ibyo byaba ari ikibazo cy'uko mu by'ukuri turwanya nabyo kurwanyana gusa, ariko bitari ku nyungu z'igihugu, bitari ku nyungu z'abaturage tuba tuvuga ko aribo turimo dukorera. Ntabwo ari ngombwa ko hagati yacu abantu batukana, ari abatavuga rumwe, ndetse si na ngombwa n'abatavuga rumwe ko bumva ko bagomba gutuka abari ku buyobozi, kuko tutabona ikintu kimwe. Birashoboka ko abantu bashobora kunenga ibintu kandi tukabinenga binyuze mu bupfura. Erega ndagomba kumva ko Rwanda ntishobora kuba u Rwanda rwuzuye hari n'umwe ubuze mu banyarwanda, ari abiyita beza, ari abo ubona ko ari babi, bose ni abanyarwanda. Wabanga wabakunda, nta handi babarizwa n'abanyarwanda. Ikindi gice nshaka kuvugaho nabo njya mbona kuri za social media kenshi batabarizwa mu butegetsi cyangwa batabarizwa muri opposition, ariko usanga kenshi bakunze kurangwa n'imvugo zirimo irondakoko cyangwa amacakubiri. Barutse kumva bavuze ngo FDL inkingi yahindutse umugaragu w'abatutsi, ngo kuko ikorana n'ababa barabiciye. Uyu munsi ikinyamakuru cyitwa Kigali Today cyakwije inkuru hose y'ibihimbano, no kuri YouTube mbona abantu ejo baje kudukubita, none uyu munsi nibo bahaye ijambo ngo bavuga ukuntu navuze ngo ko nanga abatutsi. Ubwo rero ahangaha niho nashakaga kugaragaza izo ngero zombi zitanze, kugira ngo ngaragaze uburyo abantu bakoresha amoko kubera inyungu zabo bwite. Ariko hano rero dufate ingero ebyiri ntanze. None se uruhande rumwe barandega bati Ingabire aba mugaragu w'abatutsi, urundi ruhande bati Ingabire yanga abatutsi. Ubwo se muri byo mva mu by'ukuri ukuri kuri hehe? Nta kuri kurimo, kuko ntabwo njya ngendera ku bintu by'amoko. Kuri njyewe nkunda umunyarwanda kuko ari umunyarwanda, kuko mubona nk'umuvandimwe. Ikintu kimbabaza ni ukubona ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu, nibaza ntese nta masomo twakuye muri ibyo bibazo twahuye nabyo. Kwirebera mu ndorerwamo y'ubwoko ntitwabonye ko byahekuye igihugu. Tugomba kumenya ko umwicanyi ari umuhutu, ari umututsi, ni umwicanyi, akaba yica ku giti cye. Nta muntu wica yatumwe n'ubwoko. Niba hari abantu bakwiciye ariko ukaba utarabona ubutabera, gukomeza kwirebera mu ndorerwamo y'ubutabera, sinzi niba usanga ari byo gisubizo cy'ibibazo ufite. Ndabyumva kuremerewe, ariko ntuzahambuka ku mutima nukomeza kurebera undi muntu mu ndorerwamo y'ubwoko, cyane cyane ko igihe icyaha ari gatozi ukagiha ubwoko, icyo gihe ubwiyunge ntabwo bwashobora kugerwaho. Niba umunyarwanda tumwambitse umwenda w'abanyarwanda, dusanga ari umuntu w'intwari, w'umukozi, kuki uwo mwambaro utubere twese nk'abanyarwanda atari wo twakwambara tukava mu moko adafite icyo atumarira?
buri munyarwanda wese yagombye kumva ko afite inshingano yo gukunda no guteza imbere igihugu cye. Ibi ntiwavuga ko ubikora igihe hari umunyarwanda wundi utoteza ku mpamvu izo arizo zose, ukumva ko umurusha uruhare ku gihugu. Aha ndasaba bamwe bakunze kwita abandi abanzi b'igihugu gucika kuri iyo mvugo, kuko nta munyarwanda ukunda igihugu kurusha undi. U Rwanda ni umubyeyi wa twese. Ingingo ya kabiri, nsanga abanyarwanda tugomba kugira amahirwe angana hose no muri byose. Ingingo ya gatatu, nsanga mu gihugu cyacu dukeneye politiki ikorwa ijyana buri munyarwanda wese ku byiza by'igihugu, ubukungu bw'igihugu bugasaranganywa abatuye igihugu bose, ku buryo ikibazo cy'ubusumbane hagati y'abanyarwanda kirimo kigenda kizamuka muri iki gihe gishakirwa umuti kikagabanuka, ntihagire gusange abantu bamwe barakena cyane abandi barakira cyane. N'ingingo ni ukwimakaza rwose politiki yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ntihagire umunyarwanda wongera kwicwa ku mpamvu iyo ari yo yose. Tugomba guharanira guca akarengane akariko kose. Ingingo ya nyuma nshaka kurangirizaho ni uko abanyarwanda bose bagomba kwishyira bakizana mu gihugu cyabo. Ntekereza ko ibyo bintu, izo ngingo zose maze kuvuga, turamutse twese nk'abanyarwanda duje imbaraga tukazubahiriza zikagerwaho, tukazimika mu gihugu cyacu, abibona mu ndorerwamo y'amoko ntabwo babona uwo mwambaro kuba utwambika, kuko icyo nifuza nuko twese twambara umwambaro umwe w'ubunyarwanda, kuko dusanga umunyarwanda ari intwari, ari umukozi, ari umuntu ukunda igihugu cye. None uwo mwambaro wundi twambara tugatuma tubona nari nk'ibisimba, tukawurambika hasi tukoreka kuko ntacyo utumariye. Ndagira ngo ndangirize ku ijambo nkunda kuvuga kenshi kandi nemera kandi nifuza ko umunyarwanda rwose arigira irye, nuko abanyarwanda twese dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutagiraho uruhare. Ndabashimiye kuba mwanteze amatwi, murakoze.